Shusho watsina kubwira akantu gutaje wambaye yamene ujye wambara twirwa. Ngo iki? None wirwana n'umugore wanjye hangaha. Bose. Akwam kiri kubeshya. Bisobanurire nyuma yuko n'inzoga cyahaze. Nyuma yuko musangira inzoga none musigaye musangira n'ibindi. Bakigoryiwe kandi narabivuze. Ubundi kwisigana n'imbwa zigusiga ibinaga. Wowe wisiganye n'uyu. Oya n'inzoga cyanyoye. Mana umuntu aragendesha akabona koko mana koko ibi nibyo by'inshako z'iki kusi ya etaje yindi yari isigaye ndagira ngo nayo nyikwandikira kane nabari batazi ni wowe rwose nkubwije ukuri ahubwo ngiye buriya ngiye ndamura tugomba kwicara tukanapanga rwose nkareba uburyo rwose naba hafi yawe nawe ukaba hafi yanjye gusa koko bizajya binyura mu bintu by'amacenda nababwiye ukuntu bigenda uha kamwe n'uyu kamwe ingeri ubanze Sister waneka mubwiza ukuri. oya mwese Njyewe napfa kubwawe kugira ngo. oya mwese ahubwo muzane tuze twese tujyane. Bamunze na paza. Ushaka iki? Ushaka iki? Ushaka iki? Umuntu yani cyane. Utanamubwira kwanza utanamubwira Aranga kwanza. umva fata utazana ibintu byo kutuvangira. Wakibonye jeshu. Aya mabyina yafise umugozi. Fata ugahamagaye ikindi cyana we. Chupa ngiye kukunywa. Ngiye kunywa umunsi rero. Niwe munsi wa nyuma mabuja nkamubwira ukuntu gahunda zose zimeze kandi urabimfashamo. Uriya mwana wa bosi turamukurikiza uno munsi, turamukurikiza vaho bosi adahari gusa. Sipfuye kwishima noneho mana yanjye gutyo se ubundi papa wawe yagiye. Sheri Karame se we uri mu bicyaho ngaho ndaje mami akobwa kanjye my baby asuri kumusiga aya mavuta none ko mbona ari Maria yandi wazanye se ko mbona ari kugenda bigikara arimo agenda yaba inzobe akivuka kamurikiza akazabura umurikiza ahubwo nabigikara nyine nibyo bishatse kuvuga ko azaba ari n'uwanjye tu si byose nuko mutangiye ariko jya umukorera stretching ngo umunanure amaboko reba n'amaguru ngo ugende unanura ahangaha gutya mukoreshe siporo nzaza murera muri oya jya umukoresha siporo bantu nese urabona uzi ko uko utamukorera siporo ugenda umurema amaboko kugira ngo azakure atameze neza shusho bimeze ngewe ntabwo iyo niriwe hano kabisa ubu ngubu nta kazi mfite ntabwo noneho ushaka kwirwanya natwe igihe cyose nta kazi oya akazi nese nta mafaranga nabonye ubwo urumva mwabaho mute none nkeneye amafaranga ko tudahari amafaranga yawe amaze iki ko tudahari amafaranga yawe amaze iki mudahari ngo muyarye se murya amafaranga ariko abagore mwarakiyaye ubu mushaka amafaranga yo kurya niko muba mushaka amafaranga yo kurya namwe muba mushaka amafaranga yo kurya none se ngo bimeze bite muri weekend ntabwo nabashije kuzamuka urabizi yuko hari ako kazi batigeze baduhereza uruhushya mbese wa mwana ari hehe ko ntamubonye hano wa mukozi wa mwana w'umuhungu nari namutumye nyine kugira ngo agende akuzanira amagi subiza se ko wambwiye ngo ujya mujya mutekera ahubwo se ko kataraboneka nk'ubu nisanga aho ungisha ko tengera nk'ikidiri mu kanya nkibonera nk'umuntu umpamagara nkahita nigendera ugira ngo se ubundi ndirirwa ngaha mu rugo utamwonyeje mba namwonyeje namwe ndashaka urabona adashonje nanjye mba nshaka sheri wanjye ahubwo sheri nagira ngo akagabusha nyine nyakagaho cyako kumara ikisi ibonga ryawe
imbwa ryanjye ariko si wowe kandi njyewe buriya mperereza nzajya menya amakuru y'uko umara kugenda ukava mu hano utambwiye. Ikibabaje ni uko nta makuru uzigera ubona ntayo. Noneho uba wazibanganyije ibimenyetso byose ku buryo mara kuva hano ngiye mu kazi ugasigara widagembeje hano ugahita ufata inzira ukagenda. Ejo muri kijya gihe ejo hari n'ibyumweru 2 birashirara ntose ubwo wambwiraga ngo urashaka uruhushya. Cyagiye mpamvu uruhushya ntaho nari ngiye gushura inshuti yanjye yarwaye. Ngombwa iki ariko ubundi uvuga cyane wagira ntabwo uzi kuvuga. Hari inshuti yanjye nyine yari yarwaye nayo ngiye kujya kuyisura. None uruhushya rwo mu munsi nshaka ntabwo kujya kurama. Mama yabaye iki se kandi? Yarwaye nyine nagira ngo njye kumura kandi urabizi nyine aribana n'ibyo hari njyewe. Ariko ndaguhereza na kadogo mujyanye. Nese uragenda wenyine agufasha umwana cyangwa nese ubwo uragenda wenyine? Gusa nibwo mujyana na kadogo. Ariko abagomba kukuba akuri hafi nkamenya security yawe ko yuzuye. Okay. Ese ko mba numva ugenda ubikwepa. Nta kibazo reka tubyoroshye cyane. Mujyane kugira ngo njye menya neza mba ngo ibintu byarakomesha. Abantu ahangaha umugore arakubwira ngo agiye gusura mama we yarangiza akajya mu bandi bahungu no mu bagabo ukamubona mu mageto. Genda bizi cyane. Sinabigukekera yego ariko nanone mba ngomba kumenya neza amenya yuko ahantu ugiye ariho hanyaho wansabiye uruhushya. Okay, nta kibazo. Nanjye ndacyari hano mu rugo uragenda uyu munsi cyangwa uzagendeje? Oya none umunsi kuko namubwiye ko ndi buze kumugera. Asubwo urabona uri burare ugarutse ngandebera. None se ntagaruka n'ubu ugenda nkamuriya gusa utabinaje nyitwara nk'umwiko mungu yambwiye se nahajya. Hari ikindi ahubwo rero nyine kamugirire vuba kamubwirire kadoga kugirire vuba ngende ubirangiye. Nagire vuba ariko aya masaha ubundi ibi bintu byakagombye kuba bigira aya masaha namaje gufata nka breakfast. Gusa urabona aya masaha ari ahubwo se uko mbona ibya saa sita byo bigeze bya mu gitondo nta kintu nabonye. Uramuhungu ariko nawe umenya atangiye kujya akora akazi nabi. Agakunguka nako maze kukumva ngenda mbyumva nkabyihorera. Nushaka kugira icyo bikoraho. Sirega guhindura uwo bakozi nabyo ntago ari byiza reka ahubwo Kadogo. Kadogo. Muhamagara ze hano kwanza. Kadogo. Muhamagare none hangaha haze hano mbanze mvugane nawe. Nanga gasuzuguro nge nanga umuntu usuzuguro. Chupa ngiye kunywa umunsi rero niwe munsi wa nyuma nabuje nkamubwira ukuntu gahunda zose zimeze kandi urabimfashamo. Uriya mwana wa bosi turamukurikiza uno munsi vuba bosi adahari gusa. Ubundi amafaranga yose yampaye nawe Kado muzaniye amakara n'ibiki Ako Kado nziyahure n'ubundi si wazakiyahura. Kado aho ubundi iri cupa ako uri mu biki nawe urambangamira rwose mba ndi mu biki suri kubona ari nagutumye wagiye kunywera inzoga ariko se wari uzi yuko ibyo bintu kwigira so wabuja yaje hariya cyangwa ntabyo uzuri muri inywera hano hanze ibyo nagutumye se basi bire ngo mvyikorere amafaranga yawe nayanywereye pe ariko mara nayanywereye umuzaniye amakara n'akavido n'akavido mabuja amafaranga yawe nayanywereye ngo yagize ute nazanye amakara n'akavido kandi umbabarire rwose umbabarire ndafata sinzi niba muri burahekenye ndibira nose umuntu afata amakara nekane n'akabido kandi mabuja nabyo kumbwira ngo boss arahari agiye kwigendera boss arahari agenda ntashaka agenda atariye mabuja amafaranga nayanywereye ngo yagize ute nazanye amakara n'akavido kandi umbabarire rwose umbabarire ndafata sinzi niba muri burahekenye ndibira nose umuntu afata amakara nekane n'akabido kandi mabuja nabyo kumbwira ngo boss arahari agiye kwigendera boss arahari agenda ntashaka agenda atariye ntabwo bindeba ibintu mwigize we na boss umva mubwire we ndakumva mabuja ndi kukumva rwose wari uzi neza yuko boss yashatse kuganira nawe ukaba uri kwigira gutyo urabizi neza nta kundi inzoka muri rugo wowe uri muri intera ibyo yagutumye wakabaye wabizanye ariko uri kwifata nabi hano
gusa nta kibazo ngiye kuba seriye ari muri salo ngaho baseri ugende muvugane gusa icyo nzi neza nuko izo nzoga wowe urarara utashye iwawe kambanze ngatobore mite mbaseriye siko bimeze siko bimeze no gukora baseri vavuze tugenda gira vuba kandi serekera kunywa zirikera zo zizagica babuja zirikera zo zizagica ari ukuri akameseriye ngende zirikera zo zizagira mabuja sorry ngiye kuba seriye zirikera zo zizanya zamutsamura ndamushwanyaguza badman boss waramutse ukuriye ingofero n'izina ry'Imana aho waje muri weekend utambwiye ukuriye ingofero pe ngiye kadogo muri ingofero boss gaza muri weekend utambwiye ukuriye ingofero wita ingofero mukuri sikaza muri weekend utambwiye boss ukuriye ingofero mpabuje arambwiye ngo uri kunshaka wamwe ibiki wamwe ibiki wamwe ibiki wamwe ibiki wamwe ibiki wamwe ibiki ndakubaza wamwe ibiki samata washyize muri firigo siyo nangwe imana kubaza ibintu wamwe n'ibiki samata yari muri firigo izo si inzoga wowe izo ntabwo ari inzoga wamwe ntabwo ujyamo inzoga ihutana nawe fuka aho ngaho nje kuzana amata muri firigo usanzwe unywa inzoga muri runo rugo oya boss wanywa inzoga mu rugo rw'abandi ziba nawe rwose ziba kumemba kabiri kangahe unywa inzoga muri runo rugo kumemba umemberwa no kunkubita umaze igihe kingana iki unywa inzoga hano muri uru rugo boss jya ubaseriye rwose ngewe urimo urambwira ngo njye mbaseriye mu rugo rwanjye mbaseriye ubwiye ngo ujye wubaha umugore niko nkubwiye namubwiye ngo ujye ubaseriye jya wubaha umugore wawe sheri ngwino hano usobanurire iby'uyu muhungu nawe rwose ngwino hano usobanurire iby'uyu muhungu ukuramo amayoga ndagukubita ako bakuroze noneho kabiri kangahe unywa inzoga mu rugo rwanjye njye nawe njya nywa inzoga sinywa inzoga sinanazi none ni ibyuma bikinuka njye ninywera amazi cyangwa se agafanta gusa ushaka kunamo agafanta se ushaka kunamo agafanta ni ibi bibera mu rugo rwanjye ntari kumbe mba ndiyo ndi mu kazi ndimo mvunika wowe usigara wayoboye urugombe sheri ngwino hano usobanurire impamvu umuntu akunywana inzoga muri iyi nzu ukaba udashobora kumbwira amakosa ye ngo umbwire mwirukane cyangwa dushake n'abandi bakozi nkatangara impamvu wirirwa unabyo bose aranyishe none bose ngwino hano usobanurire ngwino hano icara ahangaha icara ahangaha umva hasi ceceka aho ngaho ceceka uyu nguyu mwazisangiye nawe wasu njye ntabwo twaramukanye usigura kumukubita nawe wanyweye ibyuma ibi byo yanyweye mwabisangiye nta jambo nguhaye ceceka ziba umubujije watsina kubwira akantu utaje wambaye ya mintu ujye wambara twirwa ngo ngwiki wirwana n'umugore wanjye ahangaha akwanga kiri kubeshya bisobanurire rero nyuma y'uko n'inzoga cyahaze nyuma y'uko musangira inzoga noneho musigaye musangira n'ibindi bakigoryiwe kandi narabivuze ubundi kwisigana n'imbwa zigusiga ibinagazi wowe wisiganye n'uyu oya ni inzoga cyanyoye mana umuntu aragendesha akabona koko mana koko ibi nibyo by'inshako z'iki none se wowe kuri kubyegereza kumbe n'impushya ushaka nta kinyemeza yuko n'ubundi utagiye mu mabi nimba musigana n'umukozi nk'ubwo mukirwa mu mabi gutya akagusindira mu maso mukirwa ngo mwisigana ibintu mwisigana iyo mibiri yanyu ndabikurikirana mpaka ndare mbimenye ahubwo nta hantu uri bujye nta n'uruhushya ndi bugwe nari naravuze ko mujyana ntabwo muri bujyane ibi ngibi ntabwo bizashoboka muri uru rugo ndaje mbafatiye imyanzuro ntabwo bizashoboka ibyo se uzabyigira kangahe kizi kwirirwa gisinda gusa kikanansengera
yo ako sheri waje ugafata umwana urabona amasaha 3 ujyanye koko itonda ricuburetse barimo no kurira yo urabona amasaha 3 ujya ndeba ni naho ibintu byo kwitegura ko abagore mana yanjye umuntu yitegura amasaha agera muri 5 ese si ukubera umwana wawe gira vuba rwose gira vuba tugire n'amasaha tugarukira dore baba bwakeye si ubundi ubungubu tuyasanga he we amasaha yagiye wowe se rero wanindije umuntu yitegura amasaha agera mu 8 amasaha arenga ngaho yose ukitegura ntabwo bwe kare byuko utegura umwana ndebera n'amasaha yanageze koko hagiye mugira gahunda ubwo urabona watabara nugiye gupfa twagiye nize ko nta kintu gisigaye nta kindi ariko tugende sawa Kado Abe boss vai hano turagiye turagaruka nyuma y'amasaha 3 nsange wakweho bira byatsi biri inyuma umuntu aba mu nzu ikagera gashakombera ibyatsi bikuzura hafi no kugira ku buriri nukurirwa umwinzoga nongere nsange no wasinze ngurebe ngo mutwe ndeta nkume inzoga naraziretse boss waraziretse ntago ari nziza ntago ari iz'abakuru cyane ntago ari iz'abakuru ntago ari iz'abakuru mabushuri ko ndarusigarana akira urebe na myenda y'umwana yimesere iri muri vanessa bwa boss ndusigaranye amafurati nyana y'umwana ndanayifura nyuma ngiye gutumira ahubwo n'abakobwa bazi twe twirira shu mu rugo rwa boss indaya amabici byose wanjye Emwe twabasuye mama yego turakoramo inkweto ra umere muraho twahageze twasuye kumeze nk'uwarembye di neza ko dore banza uterurere ku muzikoro wawe muraho umeze neza ubu ngo wararwaye wararembye mbese musheri yambwiye ko ngo rwose ngo birakomeye maze iminsi ndwaye ariko n'ubu ngubu ndumva ntameze neza wafashwe ute se reka mperuka ejo bundi tuvugana kuri telefone muvugiye uvugana n'umukobwa wawe dore mucaji yakumpaga kuri telefone numvaga uri muzima ariko ngewe abana banjye se ngo wararembye nafashwe n'ikizungi nyuma numva amaguru nimba ari izabukuru oya se uracyari muto ubwo se wari wasaza kugeza aho utangiye gutaka indwara za hato na hato noneho umugongo ho ntaho ntagiye kwivuza umugongo nawe nuko sinzi ubundi ugira ngo muri iyi minsi imvura imaze iminsi irimo iragwa ikirere kigahinduka siyo mpamvu ngira ngo wenda byaba byarakugizeho ingaruka n'irungu n'iki yewe ngira ngo nibyo byaba byarakugizeho ikibazo rwose ariko buriya ubundi nta muntu yazashaka nk'umukozi bakajya babana bakajya bamufasha turatumwishyura nabyo byashoboka ariko se abakozi b'iki gihe nabo ntabwo mbizi twamushakira nk'agakobwa nyine kazajya kaba kamuri hafi nabyo byakunda umuntu yazabirebaho ariko nabwo bitanashobotse umuntu yanamwiyegereza ese baragase ko hari inzu nini hari n'inzu nini yaza akatwegera akazagaruka wenda ameze neza akazagaruka ameze neza yarakize ubona yuko umuntu ari muzi neza ubwo ko rega kuba muri iyi nzu ino nzu yo kuba ahantu wenyine ugira ngo byose ikibazo ntiwanarwara
buriya karaga kinge ejo bundi twari turimo kunywa kiro ntabwo ushaka ngaka kurya warabuze ngo bye ebyiri inzoga ni kare sister kuri kwimaza ikibazo kano kamwe namwe wenyine ko ari namwe inzoga ndagaswe rero kamwe wenyine wandana ariko reka nkubwire wewe udasinga ibintu bigeze ese ubundi agakuma ariko kameze neza kameze kate yambe tunda ariko zanyishe noneho basaza zanyishe zabaye noneho mabuye wallahi natuzaniye rwaro bose bazokaze akira noneho mumwe amavuta ase wasinze bingana kuko tuzana n'amavuta yo amavuta mabuja noneho kunyishyuza ariko bya bigo byari bigiye kumwigiye wahagarika mabuja we ase umva swingi miti amavuta bika turacyura hariya iki kigofero cyasaba yambaye wakigogiwe hariya yandaya yaciye ejo bundi yanguriye ibirayi Igikorwa ni cyiza. ese ko mbona mwakabye wakigabo buno aya mavuta yabike ndabesha mu cyongereza we hari ugagaragara turebe ngarishaho neza gutya dore ni gutya ubundi gute umusweranye natuza kumusura uyu muswera zone akuma kamwe hano nabonye ari hano hari akantu k'agapasi twakagurisha kavamo kandi hano barakize do merza iyo pasi inyuma ahubwo ujye dushakira utuntu turi ako akigogwiwe do cyatangiye gusinzira iranjijira we tuko manyoko amabyibu jya kuzana ibyo nyoko buja yahashe uzane muje mwivarisa ariko tukaze igikorwa cyiza ariko igikorwa ni cyiza umuswera nawe ni bene wanyu ako se oya ako nawe urimo kunywa cyangwa ugotomera wapi ni gadoni ahandi si dola ni ahandi gusa ntabwo yarembeshe tukaba dukemo kirangigamo walahi tukuza ibyo turi icyana ndi kumva na ariko hari n'igifrati nabonye cyo ndaza kugisohokana ariko dutashye cyangwa udasi ikintu mukundira umwuzukuru wawe wamubonye noneho sinawe umukwambura pe ndabona ari umwana mwiza ndagomba kuzakura tukabana muri iyi nzu arimo arakura aba mwiza cyane rwose ndabona rwose twakingiye hano ni iwanyu sibyo none se mama nta kintu urumva ushaka kugira ngo nigukorere uze warya ibyo ubona bari ibyo ukora reba hariya mu gikoni none se warebye ni mu gikoni hari ibintu bihari byo kurya wasanga bidahari ntabwo n'amafaranga ukajya ku muhanda ukabigura tugasiga tumukoreye n'akantu bimeze neza umukobwa barakwemerera kubikora da kagira vuba vuba ntacyo naho ubundi mbere ni ukwihangana uburwayi bw'iki gihe se ewa ntabwo biba byoroshye ni ukwihangana rwose ni ukwihangana urambwira iby'amafaranga uzi amafaranga mfite mwebwe se hari amafaranga mugira twebwe amafaranga se ndayafite menshi ubwo se ni ibiki uri kuvuga nese ko njye nagira ngo mufashe mujyane mu rugo tube twakwitaho ubanze umere neza uzagaruke umeze neza nta mwana ufite ukuvomera utuzi ukufasha iki ubwo ushatse kuvuga ko se iby'amafaranga biri buzemo gute kandi urwaye reka wibuke ko urwaye kandi ngira ngo tugufashe tukwiteho byibuze uzagaruke umeze neza nubwo ahantu hakunda kubi utahava ariko twagerageza tukakwitaho nanjye amafaranga ndayafite ni make yego ariko none se amafaranga yakumarira iki udafite abantu reka burya ibintu ni abantu hari amafaranga mu ndusha uzi amafaranga mfite ubu muri iki gihe agiye ngo amafaranga aze ko yabuze uriya mugore wawe ntabwo yakubwiye ukuntu ufite amafaranga ariko sha wambaye n'ikoti ryiza ariko hari irindi koti ushaka kuzakugurira
ahubwo se no mama no dore ahubwo ndabona uri sunakira ahubwo mbwira iby'amafaranga n'ibyo by'ingenzi ndabona n'umugore nta numva dore sinzi ibyo agiye. Urabona iyi nzu rero iyi ndashaka kuzayivamo nkajya mu etaje iri ku irebero ari n'inzu igeretse ku irebero nziza cyane kuko Nyagasani ahubwo si ngese yo tuzajya tugusohoreramo. Ubwo ni ukuvuga yuko ejo ubonye akanya wazamerekeza hari etaje ngiye kuzagurisha etaje igeretse yawe igeretse yanjye mu byangombwa byawe se yanjye. None se iyo nzu uvuga igeretse kangahe? Igeretse 5. Iherereye ahagana he? Iherereye hano hakurya nk'aba bakire bamwe bari hakurya reka mwari bagiye irebero noneho n'akarenzeho mfite uruganda rwa Masito Imasoro niho rwawe ruri mu mazina wanjye ruri mu mazina yanjye nta kibazo ariko ikintu kingora muri byose nabuze umuntu ufite ubwenge gusiba abantu ufite ubwenge twese twese niko bari ese ubundi ukora iki? Njye ndi umukomisiyoneri w'amamodoka umuhungu nkawe koko akora ubukomisiyoneri? None se ubukomisiyoneri baba amafaranga nabwo makeya ariko uranyumishe nubwo mvuze ngo nkora ubukomisiyoneri ubwo uzi imibare biba bisaba n'ubwenge bisaba. Umuntu nari nkeneye ni nkawe ariko uzagenda ubyiga gake gake. Wampaye akanomero kawe ko ejo nzajya no kugurisha ya etaje iri ku irebero. None se ugiye kuyigurishiriza iki kandi? Kugira ngo tubone amafaranga. None se amafaranga hanyuma se ruriya ruganda urabona yuko nubwo ruhari ngomba nkongeramo ibindi byinshi iriya etaje ikajya kuba. Nese ni ngombwa ngo etaje igurishe? Njye ndumva umwanzuro atari ko ibigurisha gusa nta kibazo. Nese niba ufite shyiramo inomero yawe nta kibazo. Niba wafashe gahunda yo kuzajya tugenda tubiganiraho gake gake njye nawe. Ejo ndahari nta kibazo reka nze nguhe nimero yanjye. Yime niyo ngiyo rwose njyewe ndahari uzampamagare. None se no mu kazi nta kintu tuba dukora akazi uko tukabonye niko ngemba mpari rwose tuzajya kandi nanayiguruguri reka buriya tugurisha amamodoka tukagurisha n'amazu byose nibyo byose ngenda ndabikora nta kibazo ngenda tayari rwose. Izi nizo nomero zawe? Yego nizo ngizo. Zishizeho amafaranga. Ese ari amazina bakwita nayayo? Nitwa Shami Martin. Shami Martin. Shizeho 300 kugira ngo ubone agatike ejo kazakuzana nta n'impamvu yo kugenda na moto uzatege taxi voiture. Ako semere ko no 300. Wabibonye? Uzi ko nayaga ntayakorera mu komisiyoneri. Ubwo rero naheza rwose. udasinga utazazana ibintu by'imikino ukaza ahantu nk'ahangaha hameze neza ukabona boro nk'izi. Umva njye mubwire buriya nta kintu cyiza nakoze nk'iki cyane. Iki cyana cyo ni cyiza kumvira furate ni kiraryoshye amafaranga. Iriya yo wakigurira amafaranga ahubwo yinjije twanayitahana ako gifite amafaranga ejo ubundi cyarahembwe kuma kamwe nta kintu katumarira. Umva se mubwire wacu yo dushaka fata furate turi cyane hari hanze reka ukomeza kuyihisha dore cyasinziriye. Oya ntabwo sinziriye ugifatiranye utwo n'iki kigogo ndakizi n'iki kigogo kigira kanuni nyinshi reka kibanze kimwe kibonere no kibesereye ko nzi ko inzoga twazizanye uyasindiye hagana he mwana. Icyo ni ikibonye gusa ariko kiba cyamwe n'umujyi rwinshi buriya tumaze kunywa ni rukeya. Amavuta wayabitse? Amavuta so singaya ikigo ahubwo se ipasi twize iri mu kwa dore n'igishati cyane ntabwo mperuka kugitera ngaka ko akakabiri muzana mbere kantu ngahisha abantu. sore urishye cyangwa utangiye gutuma sinshaka gushyuha wallahi. iyi bebe ni sitari wa kigo nyana isa gapfuri ubundi ko turacyasinziriye ko na bose ntaho hari baba bahobanye ntabwo twafata umusitsi wallahi twageza twigenza ubundi ibindi bikaza nyuma. ariko njyewe n'ubundi umukobwa n'ubundi ariko namwe muranyishyura itoro wanyemereye utaza n'ibintu by'imikino wowe
uranyishyura nangahe ufite angahe saho nangahe se ese umugwa amatura birarenga igihumbi umva ikigo isiza kutunguye inda y'uburanga ata twege inda y'ibicumi amabyiwe wo kuvuga ubuntu bw'ubugoryi nk'ubwo sibyo se wakina ikigo gira furati uyu mukobwa turajyana iwe ntabwo tugiye murama ako gapasi akara gafurati n'ubusonze kwikaragira mereza no pasi bibiri oya kutangiye kugurishiriza hano turajyana oya nkubwire name bibiri sibyo araza kuma n'ituri imwe bite oya pasi ndayimuha oya ndayibaha buri wese namuha kamwe mu bipasi n'ubuso na furati kamwe ntabwo kamare urashaka gutaha mu rusengero ikigo gira hano ntabwo ari mu rusengero twagiye mu kabari kwa Manuel Kazungu babwira Kazungu abayiri n'icupa rimwe undi mutahe Kazungu amabyeyi tubumva data sister ako wandaye we nako umukobwa mwiza izina ry'imanye nikore kino cyana cyonyine n'ibindi byarurera ariko utaza n'ubuntu bw'ubwo ryo kwivugisha ubwira pasi turayibika wari wonyine televiziyo big manyash oya manza munyishyure oya no kunyishyura burya no kwishyura nshuti zanjye burya no kwishyura muzane amatsimeho ayo nzoga mwewe wayishyura ushaka gufata icyana wenyine icyana bose mwese amabwiriza mwese nimutuze nababwiye ukuntu bigenda naguha kamwe n'uyu kamwe ingere ubanze sister waneka mubwiza ukuri oya mwese muze tujyane njyewe napfa kubwara oya mwese ahubwo muzane tuze twese tujyane bamuzira panze ushaka iki reka mbwire ushaka iki ushaka iki umuntu yane cyane utone mubwire utone mubwire ahangaha vanze umva fata utazana ibintu byo kutuvangira wakibonye jeshu aya mabyina yafite ubugoryi ikindi cyana we yako edi amabyina dage nayo icara neza gatoya umva ndashaka amafaranga sheri amafene yanjye ngo kandura akanyenyeri izi mbwa ze zifite iki nta kintu zifite fone wamabyina wajyanye kuyicaginga ndabasindisha password murayifite fone wajyanye kuyicaginga mabuja wawe yagiye ubu turugo mu rwaje wanshoreye usoma iki wamabyina urasoma usoma banzuma amafaranga rwose buranshimishije nta mafaranga nari mfite wumve ngo aka kanya umpaye aya mafaranga ntacyo momo yanjye risigayeho zeru n'uwitwara neza nzaguha n'andi mafaranga ariko uramenye uriya mukobwa wanjye ntazabimenye ariwe mugore wawe oya mere ndabwo kandi n'ujya uza no mu rugo tugiye kujya muri gahunda yacu ni njye nawe kandi ntukajya umpamagara nomero yanjye kuyishyiraho izina oya nta kibazo ntacyo ngereka nanjye se bavuze ngo ushaka umuntu uzi ubwenge ngewe nzi ubwenge urabona ukuntu iyi nzu imeze nzi ubwenge humura ngewe ibintu byose ngewe ibintu byose ni kuri gahunda kandi nanjye si ndi umwana ntabwo nzagutenguha uraje urebe ngewe ukuntu mpita nanagusazura ahubwo ugahita umera neza urakoze cyane rero n'amasangira ngo yangendanye hari umukiriya wari umumpamagara hariya kuri telefone ubwo tuzagaruka ahubwo se sheri abe wandetse tukazamukara reka tuzamuke ndabona hari umuntu uri kunshaka hanyuma mukecuru azanadusura twaganiriye urabona se atarimo aragenda amera neza nta kibazo murakoze bana banjye nawe nurwara ubukira nta kibazo ubwo ni kuri telefone tuzajya tukuvugisha kuri telefone ntugire ikibazo bose uhumure biragenda ndabona binaje urabona bitaje koko nawe ukiri niko ubutare kukugora we kuri kuturekereje wundi meni tuzagaruka rwose twitonze tukuganirize neza rwose bandi kimwe dore ko wakize sawa sawa rero yego sawa imana ibarinde ngaho wundi meni tuzagaruka
haguruka rwose twitonze tukuganirize neza rwose bwana Ishimwe dore ko wakize. Sawa sawa rero. Yego. Sawa Imana ibarinde. Ngaho bayi. Bye. Imana ibarinde. Yego. Bye. Imana ibarinde. Yego. Yewe data we. Mukagira ima habaye iki? Habaye iki? Ibyabaye. Hano habaye iki muri uru rugo? Yes. Wabibonye? Bimwe nakubwiye. Aba bantu wabibonye? ibintu bya Wabibonye? Wabibonye? Niba mubwira ngo uyu yazakoreshana muri uru rugo. Niba mukoregera. bari bande. Ni indayiriya uramuja noneho mbanze menye ikintu cyabereye ahangaha sinicara hano. Nirirwa nkubwira buri munsi ngo uyu mukozi azakoreshana. Wahure Shushu be. Ceceka aho ngaho. Uzi umuntu avuye mwana wa. Wabibonye? kandi ntabwo Urabona ukuntu ntangiye gusuzugurwa mu rugo rwanjye none ahangaha. nanga kwinywera akantu Muri byahe uru wahe Bakwitana. hasi Turekura. mabira abantu nabahe Ibintu byabaye. wabibonye ibyo mbamubwira ko Wabibonye. Nabo nimba ushaka icyana turaguhahuriza nimba ushaka icyana turaguhahuriza ngayo munsanira uriya munemwe ntayaheze wirirwa ushyigikira uyu muhungu kandi nyamara urakwitako wanda yawe bareka biravuga soka muri uru mubwire uyu nzu niyo umugabo muranyumva neza umugabo wa heza ko watubwiye ko ari we nyir'urugo uyu muntu arimo arava ugomba kumbwira ahantu bakwizima yibo ntabwo bivaho uburyo murenga umuryango uyu ni bosi hey boss bosi wanjye boss twagusuhuza izima yibo bazikuye he boss twagusuhuza umva ya ntukanyicane mu ntebe maranya fuka piga amaguru bosi ni umurundi iki ni igikire ibi ni biki izi zana hano turebe zana hano yewe reba do ya pasi bari bayibye do wapi naka reba kwa tugiye do amavuta urabona utangiye kugurisha n'ibikoresho byo mu nzu bigezaho ugurisha n'amavuta yo guteka urabona igisamba twazanye mu rugo mu umukozi niba mubwira buri hangane boss vayi hano nawe ninde wakwinjiza ninde ayo mavuta maremare iyi pasi urida Sheri rero njyewe ibi bintu by'abakozi bimaze kundambira kabisa ntabwo nzajya nirirwa nsakuza buri munsi ngo njye kumenya iby'akazi kanjye ngo njye kumenya ibintu by'ubuzima bwanjye bwa buri munsi namwe mwese nindangiza nkurikirana n'ikibazo cy'umukozi ubu niba udashobora gutanga uburere ntuzi ko ari uburere cyangwa se ngo ugire igitsure mu rugo nk'umuntu nka nyirabuja ubwo kurabona ibintu twabikora gute ngabwira nawe basuka ubyumva kuko ikibazo cy'umukozi kimaze kuba kirekire muri uru rugo pe ubwo ngubwo rero wiyemeje ko uzajya ubyifasha nanjye nizajya mba nzajya mbigufasha ariko rwose ibintu by'abakozi bibe bihagaze kuko none se umuntu muzima uramusigira urugo akazana indaya akazana ibirara dore n'ibintu byose babimaze ahubwo njye no kureba mu cyumba rero niba hari n'ibintu bandatwaye ubundi buno baba bateje akajagari muri salo mu cyumba ubatanga abantu batinyuka no kujya kuzana amavuta yo mu gikoni sinyamufatanya ubireba Siri wanjye umeze ute se? Muraho neza sheri. Yego soko mbona murambana mwiza ra agako nyagasani. Wahinduye n'amavuta. Wahinduye n'amavuta siko bawe. Mfasha n'agakote reka dore ibintu biba bikomeye. Mbe nicare reka nicare hano hanze nta n'ikibazo. Akazuba se kakumereye nabi cyane. Akazuba se kubona muri iyi minsi ayo iminsi y'izuba. Soko uri kungana mwiza noneho da. Nabona umeze neza rero.
nari ngukumbuye ko nanjye nari ngukumbuye no kuri sheri wanjye nanjye nari ngukumbuye rwose burya naguhamagaraga kuri telefone numva ngukeneye nawe wajya ushaka umunsi ukaza ukanandera oya ni uretse usibye ka kazi kingirwa akazi se wenda kugira ngo umwanya simba mufite ariko ubu ngubu ndagusezeranya ko ibintu bigiye guhinduka ngiye gutangira nkwiteho nguhe keya rwose mbese induru zigiye kuvuga rwose reka ibyo ngibyo nawe ureka ibyo urimo byose uzunyirebererega nanjye mba ngukumbuye oya rwose humura nzajya nza nkurebe uko bigomba kukureba kandi mbakubwire reka nanjye mba nkukumbuye ubwo uzi kirya gihe urya munsi ibintu wankoreye ntabwo nari nzi yuko urenze bigeze hariya uzi ko umuntu ashobora kugira ngo umuntu ngarakuze oya niko ubundi ntabwo wari warisondetse koko kariya kana kaba kakumariye ahubwo se nyine ko si byo si nk'ibyo ubundi imana itaramujire nawe koko mbere na mbere rwose ubundi umva nkubwire nanjye ntabwo nzongera kukubihiriza oya rwose njyewe umwanya ubu ngubu ngiye kujya nkuguhereza ntugire ikibazo none se impamvu nyamukuru nyine uhagira ngo tubipange gute rero usi ya etaje yindi yari isigaye ndagira ngo nayo nyikwandike asigarekane na bariya bana batazi ni wowe rwose nkubwije ukuri ahubwo ngewe buriya ngewe ndabona tugomba kwicara tukanapanga rwose nkareba uburyo rwose naba hafi yawe nawe ukaba hafi yanjye gusa uko bizajya binyura mu bintu by'amacenga umuntu agomba kwidekarara abantu umuntu akidekarara gusa tuzajya duhora twihisha twibeta umuntu agomba kujya yenjoyinga neza umuntu nta n'ikibazo yewe oh baho neza amakuru y'iminsi shabiraho ni bya bindi by'iminsi nyine gusa umwana n'umugabo bahawe shabaraho usibye ko ari umukozi wari waranzengereje nawe yaratashye mperuka yose ntabwo mperukayo simperuka kujyayo mperuka we yari arwaye nabonye yari ahari kandi muri iki cyumweru mubonyemo nka kabiri twese naretse ko wenda amahoro hariyo kandi yagiye mu kazi n'ubu ngubu ni bake urabizi neza ibyo uri kumbwira ibyo uri kumbwira ubihagazeho sawa nta kibazo urakoze kanze ndebe